Bitaba. Ko ndimo kumukorera afata telefone nanjye nizaho ndebe. Mfite abahungu batatu. Nyagasani. None muri abo batatu. Hari no bagiye kumwerekana. Avuye handi twari turi kumwe. Bagiye kumwerekana mu muryango wo musore. Kandi yari kumwe na sheri wundi. Ubwizo ntambara zirwanyu. Kumbaho manza amaso n'abahanza abandi amaso. Nawe mpanza amaso ariko nanjye mpanza undi amaso. No kuwakanibwa niba ujye kwerekanwa mu yindi famiye y'undi muhungu. None se utararengaho mu by'ukuri muri abo bantu bose urumva nawe urukundo rwe rwatangiye kukuzamo. Muri abo bantu bose uwo wakundaga byanyabyo cyangwa buri wese wumva gufiteho hahandi bakwiteguye ugiye kujya kwerekana. Mu by'ukuri byarangiye. Icyo gihe ahubwo nanjye sinamwizeraga. Ubwo byari bimeze gutyo. Nanjye nabaga mfite undi muntu uri aho ngaho. Vuga nito uyu muntu nagenda nanjye uyu nguyu arahitaza. Ndabyuka icyo gihe umukobwa twakundanye nawe yitegura kuba yanjyana iwabo ngo ajye kunyerekana iwabo umukobwa. None imutega yaje kunega. Yohereje umutayeri azana ibitenge. Ubwo wari urongoye birangiye. Kuza ubwenge wa. Umutayeri azanye ibitenge. Couple yanjye nawe bari bazi ko ari bo bakundana bambe. Nubwo ati bankoze umugore. Bankoze umugore. Nuko namubwiye. Wafashe iyo decision yo kumuzana mu rugo ukahita wamugumisha. Nyuma noneho bakora impanuka bose barapfa. Yapfuye kubera iki? No kuvuga ngo none se mwatandukanaga mukitana na sheri. Urumva nuwo muntu wari ubiteye. Ibaze ko. Ubundi mpajye mufata urugero kuri aba bana. Yewe kandi nabo bari gutandukana. Tujya muri salo nyine hacu turarira. Atesheri koko ubu turatanye. Ariko sima. Kuku muraho mumeze neza, ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose, ubuzima bukomeje kubafata bien. Mbahaye ikaze kuri Olaf Sauda nkuko mumaze kubimenyera. Ibiganiro byacu nakagaruka n'umunsi ku munsi. Imbere yanjye ndi kumwe n'abantu beza cyane, couple nziza cyane. Muhisemo wa Serera. Couple nziza cyane twagiriye umugisha wo gusura. No tugiye kuganira. Bafite love story iryoshye cyane. Ishobora kubera abandi inyigisho. Ndajya mubanze mutwibwire. Ninde present umuryango wanyu? Byose ninjye mukuru. Yego. Umukuru n'umuryango. Ako hubwo. Banyita Rukundo Faustin. Ariko nkabanzi ukazina bita Roje. Amazina yose nayanjye. Banyita nitwa. Witwa. Okay. Urubavu se barwitane. Araza kwivuga. Abatesi Sharoni. Ariko ubundi mfite amazina atatu. Kabatesi Suzanne and Sharoni. Nkabanzwe ku izina rya Mama Kate. Mama Kate cyangwa Mama Rukundo. Kate umukobwa mwiza cyane baba mufite umwana mwiza pe. Umwana mwiza utabaho. Rero ikaze mwumve mikaze twabasuye mu rugo rwanyu nubwo ndi kubaha ikaze ariko ni mu rugo rwanyu. Murakoze. Yego mwumve mumeze neza munezerewe. Ndashaka ko tuganira ku nkuru y'urukundo rwanyu. Ni inkuru ishimishije mu by'ukuri ishobora kubera abandi urugero cyangwa hari uwakuramo inyigisho ze. Niyo nshaka ko tuganira mbere na mbere ubundi mwahuriye hehe mwahuriye ryari? Iyo nkuru ninjye yizi kumurusha. Tubwire neza aragenda kunganira. Aragenda anyibutsa. Ariko ndizera ko ari njye wabanjije kumubona bwa mbere. Cyo nkora muri salo y'abadamu. Ukora imisatsi? Yego. Umuntu yarampamagaye ngo nsange mu rugo. Nsuke. Okay, nta kibazo. Kumbi niwe wari umamagaye. Nta nubwo yaranzi n'umuntu wari umuhaye nomero.
ngera ahantu iwabo mu rugo nje ndicara ndamukorera nk'uko bisanzwe hanyuma uko ndimo kumukorera afata telefone yanjye nizaho ndebe njye kuri YouTube ndebe telefone yawe yes uko hanyuma agenda we ntabwo yarebye ibintu biri aho bisanzwe we yahise areba abantu tujya tuvugana areba amafoto areba amafoto aravuga ese arebye amafoto asanga njyewe nta muntu nigeze nifotoranya nawe yarangije ajya no muri message aburamo sheri utararenga kawate wari usanzwe umuzi oya nari muzi ako waramubonye utawumva hajemo akantu nkimubona numvaga ari umuntu uzajya unkorera nta bindi birenze icyatumye ujya kureba sheri ni iki cyatumye njya ni kwa kundi ubundi umukobwa wese afashe telefone y'umusore agira amatsiko yo kumenya ikirimo so hagati aho nagiyemo nyine mu buryo bwo kureba mu buzima busanzwe se afite umukunzi ariko nta kindi runaka numvaga ndangamiye okay komeza nuko byaje kugenda rero njyewe ndavuga uyu muntu nta n'ibirenze sinanakundana ariko nariyemeraga icyo gihe ntabwo ugiye nakundana ariko ndabyibuka icyo gihe nasezeyeho bari kumwe nawe sinamusezera ariko hanyuma atangira kumpamagara nimero se yazikuye mwasize muzihaye icyo gihe yanamamagaye nawe waguhamagaye tukajya tuvugana akambwira nkunda keya nanjye nkamubwira nuko twese dukunda keya nuko twamenyanye turangije kumenyana akajya amamagara kuri video call areba ko ahantu ndi muri ghetto nta wundi turi kumwe kese ako kaye kagiyemo ariko njyewe simbimenye izo story nta nizo yibukaga ariko warabyibuka ndabyibuka neza arangije yamamagara video call nyereka iruhande rwawe ahamwereka akabona nta muntu uhari icyo gihe ntangira no kwiga gutaha akajya amamagara akambwira isa uracyari mu kazi natashe ndi mu rugo nta n'ahantu najyaga nkatira ko nyuma nubwo namaze kumwiyumvamo aho wowe watangiye kumukunda kubera umuntu yakwitagaho buri kanya akaguhamagara watashye uracyari mu kazi se bitangira kugenda rero bigenda biza hanyuma ubwo ngubwo aza we kugira gute nsubi inyuma gatoya aza kumbwira ko njye nza kumubwira ko nza kumubwira ngo uzaze kunsura hanyuma arambwira ati ntabwo naza nubwiye ko utaza kunsura ubanza uyu muntu ari muzima nta kintu bitwaye nta kibazo reka ntegereze wari utaramubwira ko umukunda yego nabwiye ntabwo ahantu nta kintu navuga reka ndekere ndebe ko uyu muntu koko twazabana ubwo ngubwo nyuma suzi uko byaje kugenda nimba yaraje kubona undi mukunzi nza kumubura ndabwise umuntu uko twakundanaga kandi byagenze gute njyewe rero none se icyo gihe warambwiye ko umukunda cyangwa uri utarabimubwira ntabwo namubwiraga ariko namubwira ngo uzansure nase uzansure bivuze kugukunda ahubwo utumenyetso wenda ushobora no kwibwira umuntu mutari kumwe akaba yanahwera kubera akantu keza umubwiye yego amenya mwumva byasaba ko ngomba kubimubwira turebana ariko nubwo namuburaga najyaga kuryama afite ifoto ye nakundaga naravugaga ni se mana ntapfukamaga buri uko ngiye kuryama ndashaka umuntu w'inzobe umeze gutya na gutya kandi ifoto narayirebaga yariye wasengeraga kuri iyo foto buri uko ngiye kuryama nkasenga mana ndashaka umuntu umeze gutya wari waramukunze naramukunze ariko kubivuga bikaba ikibazo akantu ntabwo yari akazi ntabwo ndi umukire karamushimishije ariko nari kwisetsa ntabwo mukira muri iyi minsi so hanyuma nyuma rero naje kuvuga noneho reka njye kwishingira iyanjye bizinesi ndagenda njya gushinga iyanjye bizinesi
nyirimo ukuntu ari nsohotse hano ngiye kuvunjisha ngiye kubona mbonye wa muntu wanjye wa kera nabuze buriya n'Imana iba yarabikoze hanyuma nawe ambonye ahantu yari agiye arahareka ahita asubira inyuma araza nyine aransuhuza ndavuga ni byaranarangiye abonye undi nanjye nyine nabaga ndaho ngaho wowe wari warabonye undi nta gahunda nari mfite kuko ngiye ngo nasengeraga ari wa wundi nta wundi washakaga nta wundi numvaga nshaka gusa nyine barazaga tukavugana biriya bisanzwe ariko buri cyumweru kimwe nyine simbyiteho ko ngiye umuntu atamvugishije umuntu atabaga yamvugishije biba birangiye hanyuma arimo aranseka ari kubyumva neza urukundo wari ugufite arimo arabyumva neza kuko ngiye nari murushaga nkanacicika nkabyihorera hanyuma ubwo ngubwo hano yakoreraga musangayo ariko ikintu cyambwiraga ko ankunda nuko nageragayo cyo kubona nkabona ahise agenda akurikirijeho komande runaka nkabona aje brushette naje ibyo kunywa nkamwe si ibintu ninde se bibatumije kabatese numbwiye ngo tubizane noke mubizane biryo njye numva nta n'ikibazo kirimo aho ngaho ariko uko bugenda bubwira bucya nkabona ko urukundo rugenda ruza kuko igihe najyaga ntahana namusezeye hajya kubona ngo nanyoheje mesaje si ugenda udasezeye si uyu mukobwa ko twatanga utakivugana akaba akivuga uku nguku kandi se aracyambaza iki rero bigenda biza gake gake kugira naho turi kumwe ubu ngubu tutaragera aho kubana se kabate icyo gihe wowe ugenda wagiye iyo communication icika wari waratangiye kumukunda ese iyo communication yaranyerekaga ibimenyetso bigaragariza ko ankunda so ariko nkaba mfite inshuti yamuje nayo kugira ngo ankorere mu mutwe aza kumbwira amagambo nyine aca intege kugira ngo mureke so amaze kumbwira amagambo ndavuga reka ngende gakeya then nzikorera iperereza ku giti cyanjye mu by'ukuri we wagiye kubera amagambo y'inshuti yawe birangije nyine ngenda mu buryo bw'akazi rimwe na rimwe akampamagara simufate ubundi ngera ndamuburoka ubundi tukavugana amavideyo koru so igihe kiragera twese communication isa nk'ihagaze communication isa nk'ihagaze biba ngombwa ko mpindura akazi aho mpinduriye akazi nsanga noneho ariko mbere y'uko nza mu kazi yigeze kumpa igitekerezo cy'uko ashaka kwikorera ahantu ateganya ariko njye nari narabyibagiwe so mpinduye akazi nza ndi kumwe n'abashuti banjye mbona umuntu atari kuri muntu ndabona nsa nk'umuzi ndagenda ndamusuhuza maze kumusuhuza mu gihe yimusuhuza mbona telefone muri taburo ndimo yari yarakugumishijemo harimo agafoto niba naramuhaye yarambwiye ko yagakunze so ndangije ndamusuhuza maze kumusuhuza amubwira ko uranyibuka ati ndabona mwibuka nanjye ati ndabona mwibuka naramwibagiwe warijijishaga nyine ndabimubwira neza so gisubira mu kazi biba ngombwa ko nimugoroba aza kunsanga aho ndi turaganira biraha ariko numva nta yindi communication y'urukundo bitewe n'aya magambo ya wa mubundi ariko we ntabyo yari azi ikintu cyaje kuba n'iki nge nakomeje uko anyegera cyane cyangwa nkajya kubona mu gitondo ahaye nk'umwana amata na keke kuko yari azi ko ndwara igifu nyine mbona ko hari udukeya twa hato na hato yego wari uzi gutanga affection abahungu b'inzobe turatwika koko yego mbonye mu buryo ari kunyitaho nanjye nyegeza uburyo bwo kumwitaho icyo gihe covid yahisiza bibaye ngombwa ko bakinga nyine ibintu bya bizinesi bibaye ngombwa ko bakinga bose aratubwira ati ntabwo muzajya iwanyu reka dutegereze turebe ubwo tuzamenya imyanzuro bazaduha muri iyo minsi n'uyu wanungaga
nkagenda tukaninje n'umushuti wanjye tukirirwa iwe nkagenda nkamufura ariko warimo kunestinga gasanga nafuze cyangwa mu gihe ndiyo akabona ndamufuriye nikingiranye nkamufurira nkamutekera nkamenya ngo mu gitondo arabanza arya ibya gitondo nyine ntangira kubishyira ku murongo. None se mwarabanaga icyo gihe? Ntabwo twabanaga, twarakundanaga. Mushiki wanjye icyo gihe twagiye nko kumusura njye n'umushuti wanjye, njye nitwazaga undi mukobwa kugira ngo hatagira n'ikintu runaka cyaba. Yego, noneho umukobwa twasoza nko kwirira tukajya kuryama aho twabaga. Noneho umuhungu atangira gutera urutambwe ati rero ndagukunda kandi mfite icyifuzo runaka ndumva cyazatugeza kure. Icyambere ndashaka kubanza kubigisha umwuga kugira ngo n'ejo hazaza hawe hategure, kuko ntabwo uzahora muri aka kazi gutya na gutya, ahubwo iyo ufite umwuga hari aho kuva nawe gushyitsa. Akanyigisha nk'abandi ndisinzirira njya kuryama, akwigisha ibyo mu gusuka nkajya kuryama, najya kuryama ariko we bikamubabaza, ese ko ndi kumutegura nk'umuntu uzava umugore wanjye ariko nkambona ibyo nkora adashaka kubyumva. Yego, ariko nabimbwire. So igihe kiragera ambwira ko ashaka ko nazamubera umugore. Nyine nanjye ubwo mu gutangira kuza kumusura nuko yari yarambwiye ko ankunda. Ariko mu kumusura nkaba kwa kundi abakobwa batendeka burya nabyo biba bibi. Ubwo niho nashakaga ko tutaragera kuri step yo kubana, kuko watubwiye ko ari igihe yageze kugira akagira undi mukunzi. Ese icyo gihe wabimenaginga gute uwo mukunzi? telefone zaramenetse. Ubwo ndabyumva nyine ntabwo byari byose. Ubwo ndabigenzaga iyo nabaga ndi kumwe nawe telefone bagahamagara nitaga mbwira wa mukobwa ati runaka araguhamagaye muhamagaye. Yewe ubwo bose wari warabemereye? Nifite abahungu 3 Nyagasani. None muri abo 3 hari n'uwo bagiye kumwerekana avuye hahandi twari turi kumwe, bagiye kumwerekana mu muryango w'uwo musore kandi yari kumwe na sheri wundi. Ubwo izo ntambara zirwanya ute? Kono nazirwanye kwa kundi ngo ubundi cyawe naho kijya. Nari mfite abahungu 3, umwe amporopoza ko twakora ubukwe ari mu kwa 2, undi amporopoza ko twabana nyine tugakora iby'ibanze. Ariko uyu nta mukozi uvuga nkumva nabyumva, ariko nikondera ubu kakunda abakobwa bakunda ubukwe nyine kumva ko umuhungu akubwiye ngo ubukwe ukumva ko ari we wawe, ukumva niwe wawe. Noneho ukavuga ati shayo yarahura n'ibyifuzo byanjye. So noneho ukuntu byaje kugenda nabaga ndi kumwe n'uyu nguyu, fone nkayishyiramo indege cyangwa kimwe nkayisiga. Noneho ntatanga asanga yambuze, nkamubwira buryo kine nayicaginze. Intambariza kuba rimwe ari nijoro. Ntandukanye n'uyu byari nko mu saa 5 z'ijoro, kuko saa 12 ntabwo mwemerewe kugenda. Tugenda abamutekano bavuye makamerekeza akangeza mu rugo kongera akagaruka, cyangwa twese gutabika tunanira nanjye nkongera nkamuherekeza tugahera muri izo nzira. Urukundo rwari rwose. So birangije rimwe ari nijoro zeri nka saa 7 z'ijoro, ugiye ndi kuvugana na wa muhungu musaba imbabazi mubwira ko fone nayicaginze ntari nyifite nyine ndi kugira ngo acururuke. Uyu nawe ahamagariyemo, mu guhamagariramo uyu mpita mubwira ko ndi kuvugana na mama, atari kuri kuvugana na mama amasaha. Ndangije mpita mucururutse nari mbwira shiri basi reka turyame mfite ibitotsi ndananiwe tuzavugana ejo. Mbanza kumekinga shwa neza akaryama, atangira kwita kuri wawe. Nyagasani. Noneho ubwo mu gitondo nkaba ndi bumekinga shwa neza ko SMS zose nazidiretinze, nkaba ndi bumekinga shwa neza ko call zose nazidiretinze. So rimwe aza kumpamagara, none ndi kumwe n'uyu telefone nkayirya urwara. Maze kuyirya urwara uyu nguyu akambaza se uwo muntu kuki utamwitaba ntabwo ari uwanjye, kandi n'uwanjye n'igitima kiri kudiya. Akaba undi nawe nari mfite ndi guporopoza kunyereka abashiki be, famiye.
bari batatu oya ni icyuki byo nta kuntu utari kuba ufite amahitamo menshi ariko Imana yumvisha amasengesho yanjye. ubwo ni ukuba ko ari we wakoze cyane ariko nkumva noneho uyu nguyu nkumva ko turi abo kuryoshya gutyo ariko hari abo nanjye mpanze amaso kumva aho mpanze amaso n'abahanze abandi amaso nawe mpanze amaso ariko nanjye mpanze undi amaso niko byari bimeze so ikintu cyaje kuba ni iki abo bahungu umwe akambwira ngo shiri ndimo kubaka gutya na gutya ngo kandi nyine nkumva biri none rimwe ndanasenga avuga ati Mana ushimwe umpaye umugabo ufite ibyo nifuza kumva hari undi uri gusenga nawagusaba yego ikintu cyaje kuba ni iki uyu nguyu nabaga ndi kumwe n'akanya ka telefone babandi nangira kuyima umwanya maze kuba mu mwanya nyine ubwo bagahamamagara ariko ari njye ubashotora so biba ngombwa ko kovide bikomeza kuba kovide biba ngombwa ko dusubira mu rugo ariko mu gusubira mu rugo hakabara amasaha bashyizeho yo gukora hari ibikorwa barafunguwe na salo zari zirimo bizaza zikora ku mugoroba zigakora saa 12 zikaba zifunze so noneho akambwira ati rero kuko ari utuntu duke umaze kumenya gukora mu mutwe ahina namenye gukora inzara nzi no gufura mu mutwe ku munsi w'isoko ugomba kuzaza ukamfasha amara kumfasha nyine natwe tugashaka amafaranga so akanigira moto mwabwira sister unamanaga na sister wanjye ati rero ngiye gukora nyine ngiye mu kazi ariko abizi neza ko ari umukunzi wanjye nagenda nk'uko nguko bavandimwe bamwe wenda kambwa ese urabona uriya muhungu muzagera ku kisi ubona muziteza imbere gute ese urabona uzamushobora nyine nkumva buri umwe wese ari kumpa irucanege ariko ngira urukundo rwatangiye gushora imizi nanga kumva amabwire tu nkajya ngenda nyine tugakorana nasoza akazi nkataha so rimwe niyo tariki nazibagirwa njyayo nzi ko ari ibisanzwe ariko mbere y'uko ngeyo akageza kundeba aho ngaho mu minsi ya wikendi ariko ndifuza ko kuri wa mbere umugore kuko mu byo nasabye Imana urabyujuje ndifuza ko wa mbere umugore akijya arapanga ajya kunyerekana iwabo rero kuko nagiraga isoni rero nkabona ndungurukira mu rugi noneho nyuma mvuye n'amazi se bakubwiye guta turiya mugore uzamushobora turiya mugore ntagucika nta wundi mugore uzatuzana ngo tumwemere iwabo babe bagukunze akonkanaga mu gutwi numva ko nanjye ibyo mutegeka azabyemera aza kunsanga iyo ngiyo gutaha biramunanira ati mbabarira ndashaka kumbera umugore ndashaka ko tuzabana so nyine mbona umuhungu yababaye no ku maso biragaragara njya no kure yararize ndamuherekeza njya gushaka moto njya gushaka moto muhamagara kuri telefone nyine numva ndacyafite agahinda ikintu yakoze ni iki nagiye mu kazi nzi ko bimwe bisanzwe n'ubundi busoze nkataha umwaka akazi kaba kenshi ndarara ndaye kumbe nawe niho umwanzuro yafashe waraye mu kazi ke mu kurara uwo munsi naraye byari kwa gatatu kandi ndi bugende noneho kuwa kane ubwo niba ujya kwerekanwa mu yindi famiye y'undi muhungu none se utararengaho mu by'ukuri muri abo bantu bose urumva nawe urukundo rwari rwatangiye kukuzamo muri abo bantu bose uwo wakundaga bya nyabyo cyangwa buri wese wumva ufiteho nyine ni kwa kunda abakobwa ni kwa kundi ngo ubagarira yose n'uzirize n'ibizarumba naravugaga aha n'ibyanga hariya birakunda uwo wese muri wowe uwo wumvaga wishimiye cyane ninde ubwo nishimiye nawe uramwumva n'ubwo twari turi kumwe ariko kwa agatima karehareha yego agatima karehareha numva ko ngiye gushakira hose kuko numvaga ko aha biramutse byanze bizakunda kuko buri wese wari ufite
wari umufiteho ikigero cye runaka ariko cyane cyane nkakunda bitewe n'uko yune maze kumenya karagiteri ze maze kumenya ibyo akunda maze mbona nyitaho umutwe mbona nyine ndi smart ahantu hose kubwe nyine numva nyine nangiye kugenda mukunda noneho akajya mbwira ngo ariko sheri ngo ukuntu nagusabye Imana ngo nkagusengera ngo sinzabyibagirwa ngo nasenze ahantu nsaba Imana icyo gukora ngira kimwe ngo ntabwo izanyima n'umugore ngo kandi Imana ambwiye ko nzabyara umwana mwiza kandi n'uwo ugomba kumumbyarira nawe bisabye Imana irabizi cyane ukuri yaguye umwana mwiza rwose nguko uwo munsi rero niba ntazibagirwa ubwo ndi mu mayira abiri na mukuru wanjye abizi yari abizi ko uraye yarabizi ko ndaye mu kazi ariko hari ahantu ndi bujye kwerekana uyu niba yarabimibwiwe n'iki telefone arayirara gitondo mbwira ati rero ndashaka matike ndashaka gutaha ngo oya ntabwo utaha ndashaka gutaha ndanikarakasa ndanarira undi telefone arayifite abantu bose ari kubitaho ntabwo wari ubise telefone kayifite nyine we yarayinyatse yinyatse neza tesheri neza mpamagare noneho nyimwatse niyongera kuyimba wa wundi ari guhamagara abandi batetse byagenze bite nyine bategereje umuntu nanjye yampamagara nk'ubwo ntaba nyibonye ati nabuze kujya muri salo ati mbwira nyashyiro ahita nkupa muhungu ati rero sheri igihe kibaze kuba kinini ndambiye kuba njyenyine kandi koko niba nkunda by'ukuri nanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose mbabarira n'utahe ugate nago naha arakinga ati burya rero byose ubikorera nta kibazo ndabikora ibiryo biraha nta kibazo kajya twakoreraga ku irembo tugataha mu gikari inzu nyine ifatanye reba ndyamye mu nzu none imutega yaje kunega yohereje umutayeri azana ibitenge ubwo wari urongoye birangiye kuza ubwenge wa umutayeri azanye ibitenge ati rero arambwiye ngo hitamo avuga se ndabagore bakunda ibitenge ndavuga se ndahitamo akubwiye mitemo nawe miteramo nk'umutayeri ariko ntabwo azi ikiri ku mutima ngo yaje rero ati sheri niba ushaka gutaha shyira ibitenge genda ubisiga ntabwo nkubuza nanjye ndavuga ati rero umuntu haraye mu nzu niko najyaga mbibara ababaye umugore ubuse sinitwa ko nsohotse mu nzu ndavuga ati rero ntabwo bikunda nkajya ndira natekereza ko mbaye umugore nkarira nta n'umuntu w'iwanyu ubizi nta muntu ubizi noneho kujya bankereza imyenda none se tutaragera aho ngaho hahandi bakwiteguye ugiye kujya kwerekana mu by'ukuri byarangiye ukuntu byarangiye telefone byarangiye ivuyeho ivuyeho bahamagara mukuru wanjye bahamagaye mukuru wanjye nawe akabwira ko atazi aho ndi birangira bisubitswe bimaze gusubuka nyine umuhungu urumva nawe yahise ata umutwe maze guta umutwe amufata nk'umubeshyi iwabo bamufata nk'umubeshyi maze kumufata nk'umubeshyi finali nibwo twaje kuvugana n'ubwo ati bankoze umugore niyo mpamvu bankoze umugore nuko namubwiye nuko ubwo nyine ubu ubaye umugore we gutyo umugore we wagiye maze kuba umugore we nyine ariko nkumva ntabwo ndi kubyakira nkumva n'ubundi nashira icyumweru nzigendera aho kuko hashira icyumweru niko numva urukundo rwiyongereye nkuko numva ndi kubyakira icyo gihe ahubwo nanjye sinamwizeraga ubwo byari bimeze gutyo nanjye nabaga mfite undi muntu uri aho ngaho uvuga nti uyu muntu nagenda nanjye uyu nguyu arahita aza ndabyuka icyo gihe hari umukobwa twakundanye nawe yitegura kuba yanjyana iwabo ngo ajye kunyerekana iwabo mu rugo umukobwa ariko mwe mufite amahitamo koko yaba aramuvuga kuva ndikora wahita umuvugana nande uvugana na mama cyangwa se n'umukiriya agahita aceceka ariko agahita avuga nabi kuko yumvaga ko atari umukiriya byanga bikunda hanyuma umukobwa amuha gahunda yo kuba we najya iwabo hanyuma akanyerekana
hanyuma umukobwa ndabyibuka yansanze mu kazi arambwira ati noneho nkorera uzaza unsanga mu rugo nsa neza nta kintu bitwaye ndamubwira noneho wowe genda uzaze uyu munsi uyu n'uyu ndabyibuka yaje ari kuwa gatatu aza ukazanunkorera aje asanga nibwo nashatse uyu nguyu. none se mu by'ukuri muri abo babiri wowe uwo wakundaga birumvikana ko ari uwo nyine wahise ushyira mu mago iyo dusangize nk'ukuntu nyine wafashe iyo decision yo kumuzana mu rugo ugahita wamugumisha nta bwoba wari ufite se ko wenda biri bube ibintu birebire y'uwo ngo twakundanaga uyabye kuko urumva umuntu umushyize mu rugo uravuze ati ndagushatse ubu ubaye umugore wanjye aka kanya nta miryango ibizi ntaki wumvaga wumva byari ikibazo nk'uko ugiye kwiba uba witegura ko ari bugufate bahagufunga ariko izo risike wayifatishijwe n'iki mu by'ukuri risike nyine habaye gusenga izamuhwe z'Imana ziguhisha naho ubundi kandi byagaragara ko akuze byagaragara ko akuze nubwo byari ukwiba ariko byagaragara ko akuze ubwo rero uwo mukobwa nyuma ubwo mukobwa yari asanga uyu namushatse sanze namushatse ahita akundana n'umumotari wari umuzanye wari uzanye uwo mukobwa kahorera umumotari wari uzanye umukobwa aje kugira ngo mukorere none ndajya kumukora agenda yitegure nzajya iwabo nanjye anyerekane nk'umuntu dukundana umumotari yarahageze n'uwo mukobwa asanze nashatse n'umugore ari aho mu kazi turi kumwe ahita asubira yarira ubwo biba birarangiye yasubiye yakundana n'umumotari nyuma noneho umumotari ko bagiye bakundana bakora impanuka bose barapfa umukobwa nawe yaje gupfa ariko nyuma ko njya nkunda kujya gusenga barambwira ngo ati ntibishoboka nta wundi muntu mwakundana atari uriya mugore wawe kuvuga ngo yapfuye kubera jyewe yabaye igitambo yapfuye kubera jye ni ukuvuga ngo ntabwo byari gushoboka ko mbana n'umukobwa n'ubundi we waramaze gushaka ariko cyangwa byari bikijegajega byari nyine numva nawe yari afite abandi arimo guhamagara twarabanaga ariko kuko ndibuka ko yapfuye tubana ujya no gushyingura mugiye gushyingura urabigaragarije neza mva kujya gushyingura mu by'ukuri ko atari bugaruke ni bwa bwana no kwagufuha kwa hato na hato mfuhira n'amayiti da urumva ariko bwa bwana mbere ndavuga ati nyine ni ikingaragara we namubazaga aramukunda hoya namaza sari communication hoya noneho cyabimenyeretse neza nubwo agiye gushyingura n'ubundi yari yamaze kwipfira none se tukiri aho ngaho mu byo gushaka ubwo winjiye mu rugo ubaye umugore umaze kubyakira iwanyu mu by'ukuri byagenze gute wari utariyakira kujyana bwo mba n'imyenda ntahamagaye mu kurangira mubwira ati ndamubeshya nyine ariko namuhamagara amarira nkahita se wabaye nyine ndwaye amagiripe ariko ndi mu kazi ndashaka kunyereza imyenda kandi abantu ndi gukorera bagiye hanze ntabwo nabona ninjye uba uhari njyenyine imyenda mwayiha musaza wanjye noneho ko ya musaza wanjye ikintu cyaje kuba n'iki nagiye kuyenda uyu nguyu nabwo mu mumotari aziyizeye utari bumucike umumotari arangiye ari nawe wangaruye ndagenda mpamagara mama ndamubwira ati mama ngiye gukubitsa ibanga ntuzarimene nzaryimenera bankoze umugore nashatse navuye mu bukobwa mbahangaha ufite ababyeyi bose yego mbaha n'aha papa nawe mubwire usibe kubwira barumuna banjye kuko bazamvamo ndamubwira ati rero imyenda yavuye kwa mukuru wanjye iri kwa mukuru wawe ngiye kuyihendayo duhurireyo musangayo na mukuru wa mama barampana ubwo nyine batangira kugira inama y'ukuntu ngo zubakwa ndarira maze kurira umutima urambwira ariko uyu ngaho arambwira nta kazi kawe nugenda ntaraguteye wari wamaze gutwita nta nari mfite ariko yumva ko yayinteye nanjye ari mwaramaze kubonana n'ubundi ati rero sheri nuramuka ugiye umwitiye inda ntuzambwire ko naguteye inda uzabyimenyere ndangira barakose
uyu muntu mbwiye gutya na gutya bibaye ari byo noneho ngeze mu rugo ubundi wakicika hari uzi ko nabaye bangize umugore ariko nk'ubwo bari kungira inama cyane mo kuri umumotari nawe ati twagiye ari kumamagara none se mu by'ukuri buri sitararenga icyakurizaga ari iki ko wamukundaga icyandizaga burya rega umukobwa bararyoha uba wumva ugiye nyine uba wumva ugiye ahandi hantu kuko ntabwo kuhita ubyakira ako kanya kuko hari hashize nk'ibyumweru na bitatu yego kubyakira ako kanya rero ntabwo byari ibintu byari bite binshobokera nuko nguko byaje kugenda umumotari arantwara maze kuntwara duca mu gikari kugira abantu batanamenya ko mvuye kwenda imyenda ariko gusohoka mu nzu byari polisi ndarangiza ngenda aho ngaho nyine ibintu nkakorera mu nzu nkamena amazi nta bintu byo gusohoka rero kugira nze gutinyuka we yaje kumva ko kwa mukuru wanjye habaye ikirori ati rero ntabwo nakubuza kujya kandi nanjye sindi busigare ushobora kugenda ntatume ugaruka ngurira igitenge nacyo kucyambara ngira isoni nyine cyo kuzinduka ndabanza ndareba ko nta muntu uri kundeba turakurira moto burya rufite isoni urumva igitenge hano bose bari kwita bamenya ko wabaye umugore nyine ndiyakira nyereka urukundo yataga nahanira ako gasambusa so biba ngombwa nyine ko noneho twiyakira mu buryo bw'urugo ko byarangiye sasa hasigaye risike yo kubyara mutarajya mu byo kubyara ese urumva mwabaye umugore n'umugabo wo mwamaze kwiyakira urukundo ruri kwiyongera wowe kuri wowe ku giti cyawe wari umufitiye iyihe poroje urumva mwabanye nta bukwe iwabo ntibabizi iwanyu ntibabizi wari ufitiye poroje mu by'ukuri yo kuzajya kwirega ndashaka kumva urwo rugendo rwo kujya n'iwanyu kugira ngo babimenye ko warongoye kuvuga ngo jyewe ni rwa rukundo njye numvaga mukunda nkumva ko ikibi cyose azakora nta kundi nyine ko ngomba guhomba nyine nimba ari wamombeje itsoke nta kibazo gusa nyine nkumva mukunzi kandi abanyereka ko ankunda ko abo ngabo bose yaje kubareka anyereka ko ari njyewe turi kumwe ubwo rero aho byahise binyereka ishusho y'uko turi kumwe nta kibazo na kimwe nari mfitanye nabo iwanyu baza kumenya ko washatse umugore iwacu bagomba kubyishimira kuko n'ubundi babonaga ndi wa muntu utagomba kuba nanabitekereza bagashaka umuntu uzamanaginga ibintu byanjye kuko nari mfite amafaranga ariko simbashe kuba nayamanaginga ko bishoboka rega buriya udafite umugore mu rugo wumva utanataha wararaho wagiye ariko iyo umufite ukaba uri iyo ngiyo hanze utarataha ufite n'ubwoba uti ndatahaye none nakomanga akandaza hanze ubwo rero numvaga itsoke kuba ndi kumwe nawe nta kintu bitwaye urumva iwanyu babimenye mama we yabimenye ariko muzehe we ntarabimenye azi ngo umwana wari mu kazi ari aho yaje kubimenya ate uza kuba proud yo kuba umugore gute kuri byaje kugenda ntamagaye mama ndamwamiriza papa uraho umeze ute ese wamenye ati yego rero nagira ngo muhe inkuru yagushimisha cyangwa kubabaza ko nashatswe nabaye umugore mbahanaha nyine urumva ntabwo nemerewe kuza aho ngaho tugiye gushaka uburyo tuzaza ariko njye nkaba ndi umuntu ukumbura mu rugo ntamara n'ukwezi ntagiyeyo iyo ngabo nkanapfukama ngashira ndashaka kujya mu rugo basi noneho nkabanza nkasobanuza kugira ngo ngere mu rugo icyo bisaba kandi ati rero ngo niba utaca mu cyanzu sinzi uko babimbwira nkagenda nkabikora uko nkabasura ariko mu kubasura mu by'ukuri yangaragarije urukundo anyereka ko amaye agaciro vuga n'ubu ariko nyine bya kera turaza ntabyo murabigera ameshe shema aravuga ati rero reka dutere urutambwe njye kwirega kuko nakoze amakosa
dukora bije bikenewe, ashaka abantu bazajya kumuvugira ijambo, turajyana nyine ababyeyi ubona ko bishimye. So bimaze kugera aho ngaho nyine, ubwo aho ngaho nyine nari naragiyeyo ntwite, urumva byari byaraciyemo, ariko intambara yo gutwita ntabwo nari nakayigezeho. Nyuma yaho rero tutarajya mu rugo, ikintu cyaje kuba ni iki, twaje kurwana kugira ngo dushake umwana. Dushaka umwana njye nkumva ko ukwezi kwajyaga gushira numva ko byaciyemo, ahita mbona ibimenyetso bigaragaza ko bitaciyemo. Noneho kugira ngo muri icyo gihe mbona ko nyifitiye urukundo, namubwiraga ikintu numva nshaka, yaba kitari no muri iyo karitsiye agashaka n'umumotari ujya kukizana, ariko icyambabazaga finali ukwezi kwadangiraga nkabona ko nta kiragenda. Wowe wiyumvagamo ibimenyetso byo kutwita, ariko ntayo. Mama Rukundo. Kuko icyo gihe ndabyibuka tutaragira umwana banyitaga Mama Rukundo. Kandi ari njye mukuru. N'ubu baracyari mama. Njye mukuru. Kamamagara Mama Rukundo bitewe nuko nyine ndi mugeni. Yego, umugore wa Rukundo. Kamamagara Mama Rukundo. Umugabo wanjye nanjye yitwa Rukundo. Niyo mpamvu uri kumva ndivuga ritasohoka neza. So maze amezi 3 nyine ndavuga ati ndiyakiriye, ubwo Imana izakora ibyo ishaka. Nanasenga nkakora amasengesho iminsi ngaho, ariko Imana ikampumuriza ati ngo uyu mwana muhaye umwana kandi mwiza. N'uyu nguyu ndabaza kubyirotera. Urabizi ko ufite umwana mwiza usa na se. N'uyu nguyu yatangira nyine kubyirotera, nanjye nkabirota, ariko nkumva byararangiye. Sinzibagirwa umunsi kwa kundi ngo abantu mu rukundo ntabwo wabura ibicanege. Hari umuntu kuri telefone ngo yari yigize umuhanuzi, kuko nta muhanuzi uhanura ibinyoma. Hanyuma amubwira ati rero njye nijya wamuhamagaye, gakundi uvuga ngo reka ngo mfite ikibazo nsengera gusa na gutyo, ariko uyu ni yari wamaye nomero ye, nawe amuzi kera. Mu kumpa nomero ze, uyu mbanza muhamagara atazi ko ndi umugore w'uyu. Amayinite aza kunshirana, atangira kumbwira ibintu binsenya bibi kuri uyu mugabo. Uwo muhanuzi. Yego. Maze kubimbwiraho amayinite abaranshiranye, nkoresha telefone y'uyu, ahita amenya uwundi. Yego. Arambwira ati mva wa mugore we, uwo mugabo si uwawe, ikimenyimenyi ntimuzabyarana, ikindi cya kangahe ntago ari uwawe. Uwo muhanuzi yari umugore? Yari umugore. Baba yagushakiraga umugabo. Yari umukecuru. Arangije uyu nguyu arabyumva, ariharira dusipika. Atangije ndavuga ati rero sheri, nakubusukire sheri, kuko sindi uwawe. Ari wowe bimubwiye. Kuko urabyiyumviye, Imana nibivuze ntabwo twayicamo ijambo. Suri uwanjye sindi uwawe, reka dutandukane. Maze ariko uyu nguyu hari harajemo agatotsi nyine, kubera ayo mezi mwamaze mutara. Ubona nyine yatangiye gucika intege, wanagira ngo naranaboneje kandi. Yego. So cyaje kuba n'iki, biba ngombwa ko buri muntu agiye gufata utwe yazanye. Ngaho rero mu mezi 3 mumaranye. Nyine ni kwa kundi gushaka ukiri no utiteguye, ukiri umwana. Ndangije biba ngombwa ko tuvuga ngo tugabane. Mugabane iki se? Ibyo dufite. Ibyo naguze mbana nawe n'ibyo yaguze. Ariko mu kugabana umutima urambwira ati mbere y'uko ugenda bansore ko nandi abandi utwaye, ugenda nyine umaramarize. Hari umuganga w'inshuti yanjye wamugani ngo nukaba udafite na nomero y'umuganga. Ndamubwira ati rero se ko nshaka test, angana ndikuzarira nje saa 6 muri pause. Ubwo ndi kumwe n'uyu nguyu nyine aho ngaho twari turi muri izo karitsiye. Yego. Couple yanjye nayo nawe bari bazi ko ari bo bakundana bambe. Mu muhanda turi muri hoteli, njye nawe mbega twaranditse amateka. Ikintu cyaje kuba n'iki, tujya muri salo nyine hacu turarira, ateshere koko ubu turatanye. Ariko simana bitenge naguze, nanjye tujya naguze, turarira nyine njyewe ndiyumanganya, nawe ariyumanganya, ateshere tugende njye kukugurira amata.
basi ugenda unayagura kandi muri gutandukana ndabyibutse koko turagenda dusanga aho tugiye hari undi mugore barimo barunga batanye n'umugabo turongorana sheri tubyihorere none se mwatandukanaga mukitana na sheri urumva ni uwo muntu wari ubiteye ibaze koko ngo n'ubundi ntacyo naruhira amazina ubwo ntuzajya no gukoropa inzu kuko zivuga ko atari yawe so ndangije turagenda dusanga hari undi mugore nawe byakaze yego barimo baramwunga noneho twumva ibyo birakaze twumva ibyacu turi gupfa ubusa turongorerana babaze ko ngo ejo bundi bazababaza ngo cyo ntibambaza aho wagiye avuga ko wagiye mu kazi bavuga ko twatanye noneho ngo sha murakundanye ngo muraberanye ubundi mwajye mufata urugero kuri aba bantu kandi nabo bari gutandukana ntibazi icyo turimo tuba turamanutse dufatanye ku rutugu turagenda saa sita ziba zirageza umuntu abamaye agatesite muri agatesite twarize twihanaguye twafashe n'umwanzuro wo gutaha tugenda ndipima mu gihe nkipima ariko mbere y'uko nipima nkari ifite ibimenyetso byo gusama ariko njye nariyakiriye mvuga ati nta kindi uvuga nshaka niko bihora ariko noneho byaje ari ubu narahuzwe so ndangije ikintu cyabaye n'iki nsanga ndatwite nese niruhutsa numva ikintu kinyorosotseho ndagenda musanga hari yubetse umutwe mu ntuza ku kabati ka muri salo ategereje ko umugore agenda ategereje igisubizo kivamo aho ariko nawe kubyakira byanze ndakamwereka yahise turika ngo situzongera kumva amabwire ngo reka twiyubakire urugo rwacu ngo tuzareba umwana wacu icyo gihe nta nubwo nikarabyaga ndashakira umukozi ngo ntazavunika mbega nangira guteta icyo gihe nahise ncika intege zo kuvuga ngo nabwirira umuntu ngo ansengere ahubwo nanjye ubwanjye byashoboka ko nakwisengera so nkajya njya muri bibiliya nkabumbura babyita kurya manu nkabumbura nkahita nkuramo amagambo ampumuriza mu gihe runaka nababaye so tubana muri ubwo buzima tumaze kubana muri ubwo buzima igihe runaka kiraza kugera ntwite abantu noneho amagambo kuko aho ngaho narindi urumva niba mu rugo ariko ikimodoka mba ahantu bita Karubamba urumva ndazwi ni hafi aho ni hafi na hafi kuva ku kimodoka ujyayo ni 500 yego noneho hakaba harimo abo za karitsiye bandwanya yego abanyeshyari noneho n'uyu nguyu akaba amaze kumenyana nabo umwe agaca ku ruhande atugira ngo uriya mugore aratwite atarakubeshya ati nagatwite ahubwo ninde bitoki yagerira amaburushete noneho bakayimubwira kanga kubimbwira ngo ntababara noneho rimwe nza kubyumva umuntu abivuga agahushuka nyine nigenda ngo buriya ngo aba yigaritse ngo aratwite ntaye bamushakiye za makozi nyine urabyumvishe umugabo tujya kwipimisha kuko nawe ngagira kugira ngo abese kandi yari yarabonye test iyi test yarayibonye azi ukuri none ni kwa kundi avuga ngo uri gutagatonyanga mu nyanja yego akamba kamubwira ati uriya ntaga gukunda azaguta yerere uriya ntaga gukunda nta nubwo agutwitiye abakubeshya babona indiri kwegera imbere ati se ati raninde ibitoki tikaba tesa twita cyo cyaje kuba niki babandi bose bagendaga mujya mu matwi uyu nguyu akabima amatwi ariko urumva iyo biza kuba icyo gihe ntanda mfite byararangiye noneho bakajya baza guhengereza ku kazi ngo barebe ko ntwite ariko imbere mu mezi nk'atatu bamaze kumenya koko ko ari ukuri ntwite ariko bataramenya neza batangira kugira ngo bayirwanye ivemo yego maze kugira ngo bayirwanye ivemo Imana ibiteje umuhanuzi none aza mu rugo kazaza akabamara icyumweru kambwira ati harateze ntuhace tugasenga nijoro kuko umva nahise nyine hari igihe ikintu kikwigisha gusenga mu gutwita kwanjye nize gusenga nayatabaho none se tutararenga aho ngaho abo bantu babarwanyirizaga iki ni icyari gusa icya mbere cyangwa harimo abamushakaga harimo n'abamushakaga harimo abamushakaga kuko urumva mu kunshaka kwanjye nawe urabona yari ari umusore afite saro kandi mwiza yego
ikindi cya kabiri afite amaraso akundwa n'iki n'abagore wenda tubivuge gutyo hakaba harimo abamukundaga hakaba harimo wenda n'abavuga ngo bari guporopoza ngo ashaka kunshaka kuko urumva kwa kundi ngo niba ushaka gushinga business uri umusore cyangwa umugabo igaragaza umugore wa hafi kuko hari abakiriya bamwe bazacika intege akimara kunshaka harimo abamukundaga bamwe batangira gucika aho ngaho no kugira ngo badusenye bamwe bakamubwira ko atari proud yanjye abandi bakambwira ngo namucike abandi bakamubwira gutyo nyine amagambo yego noneho nibwo mu buryo bwo kundwanya cyangwa kurwanya urukundo rwacu nicyo ngicyo nyine kugira ngo indivemo kugira ngo nyine bantege indivemo bashaka kugira ngo ngende yego mani tezanira umuhanuzi akajya mbwa harateze mwe turyamye twaryamye dusenze gusenga nyine urumva indange yari yararwanyijwe cyane umurozi araza ajya gutega kuri toilette ariko mu gutega kuri toilette twe turimo turasenga umuhanuzi arambwira ati mugiye kubona ikimenyetso mbahaye mu gitondo murahasanga umwanda kugira ngo urenge numara kuwurenga ikintu kiri bube ni iki indabira yitivamo noneho nsanga nta hantu ndi bubone ndi buce ikintu nakoze ni iki nagendaga mberebeka kugira ngo ndebe ko ntari burenge urumva byari ukwigengesera ndongera arambwira ati rero Imana ikurinze kurenga igiceri kigatumba wacyatumba cyaturika nawe ugaturika urumva nyine ni kwa kurwanwa n'abanyeshyari no ku kazi bakambwira ati ugende aha gutya harateze ntuhagere so muri make Imana ibana nanjye umwana wanjye agera ifinari yo kuvuka mu kuvuka nabwo ararwana ntabwo bifuzaga ko yavuka maze kuvuka babandi bavugaga ko ntatwite bagira amatsiko yo kuza kure umwana nabyaye noneho baravuga sizamufatira mu bafite amatsiko noneho nanjye nakora bije mfase ariko Imana inkora igitangaza ko kuko nabyifuzaga ariko bigenda umwana aravuka amaze kuvuka babandi bavugaga ko ntatwite nabo babibwiye bakorwa n'isoni bumva ko ntaho bazongera kumenera kugira ngo urukundo rwanjye n'umugabo badutandukanye so amaze kuvuka yavutse ari inzobe buriya ntabwo ari inzobe yarirabuye yari inzobe yayindi noneho umuntu umwe ari mu modoka irimo n'abantu benshi nyine kandi bajya hamwe atari ko mufugishije ukuri mwana n'urukundo atirera ko kabatese atabyanye n'umuzungu ubwo si urumva no kurwanya umugabo nawe bimugeraho maze kumugeraho ngo shira abantu barasaze mbwira ati rero shira urabizi tubana nta hantu nagiye kandi mu bigaragara umwana abantu bose bavuga ko ari uwawe tumva rero nta zindi comment ati se umuzungu naba narahuriye urumva nyine ntiyamagambo yagira ngo agere kuri ya musenyi ariko ntibyamusenya kwa ko yarazi ukuri kose turi kugana ku musozo rero ndagira ngo nkubaze izo ntambara zose mwaciyemo muri kukumva agakobwa kawo aho ngaho k'akazungu izo ntambara zose mwaciyemo mu by'ukuri wowe ntacyo zaguhungabanyagaho ayo magambo bakubwira ko umwana wari umuzungu cyangwa ntacyo byaguhungabanyagaho nta kintu bize bimugabanya na gakeya ko numvaga mwizeye nta kibazo mfitanye nawe turi kugana ku musozo rero mu kanya mwari muri kumbwira ko muzongera kuntumira mu minsi iri imbere mu by'ukuri urumva wamufashe nta bukwe ntaki kandi we yarabwifuzaga umufitiye izihe gahunda ni ukuvuga ngo ubukwe gahunda irahari cyane vuba nzamutungura na mukanya twaje tubiganiraho hano nahoze mubwira ni gutya ndimo gusiga makeup niwe wamusize njye wamusize ni gutya ndimo gusiga makeup nzagutungura ngusige nkuko ubone nzanye ikanzu ndakwambitse ngo tugende kubera umugore wanjye abantu bamuzi ni benshi ni benshi mbimubwiye bitewe n'uburyo akunda guhuza abantu cyane no kumenyana n'abantu cyane byatuma abantu baba benshi kandi igikumwe bari bake nta kibazo twe tuzagaruka
muzadutumire tuzagaruka muri izo gahunda. Mu ijambo rimwe rero buri wese ndagira ngo atubwire icyo urukundo rwanyu rwamwigishije, tuba twasangiza n'abandi babareberaho, ubundi tuzagaruka dukore parti ya kabiri dutashya n'ubukwe bwanyu, sibyo? Reka wenda bari njye ubanza. Yego banza. Urukundo rwacu cyane buriya mu rukundo cya mbere no gusenga. Iyo udasenze Imana rwose nta rukundo ruba rurimo hagati. Ikindi cya kabiri ni ukwizerana. Ikindi cya gatatu ni ukumva ko rwose Imana rero yabahuje. Ndumva ko rwose icya mbere mu rukundo no kwizerana no gusenga Imana. Kengewe icya mbere mu rukundo ni uko utumva amabwire. Icya kabiri ni icyizere, kuko nta cyizere biba byarangiye, kuko iyo watakaje icyizere aratirimuka gato ukumva ko ari ahandi agiye, ariko iyo ufite icyizere niyo umwe yaza avuye hanze akaza akakubwira ibibi bye niyo byaba ari ukuri ntabwo bifata nk'ukuri. Murakoze. Murakoze cyane cyane, ndabashimiye ko mwampaye ikaze iwanyu mukemera ko tuganira. Ndizera ko parti ya kabiri nayo ni vuba tuzongera tuyikore. Amasaha yatujyanye kandi turi kure, tuzagaruka muri parti ya kabiri kandi si kera cyane tuje no kunywa izo nzoga. Ndabashimiye cyane n'ukuri, Imana ibaho umugisha, ikomeze komereze urukundo n'urugo rwanyu na kariya gakobwa kanyu keza cyane, Imana ikabarindire. Njye nagakunze bafite agakobwa mana naga princess, nuko ntakabereka kuri kamera ko ni keza pe, kaciye muri izo ntambara zose kagera ku isi amahoro. Imana ikomeze karinde. Namwe mwese mwe mudukurikiye ndabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe. Tuzagaruka, nizere ko mwayibonye no couple nziza. Imana ikomeze ibarindire urukundo. Nanjye ubwo nagende mwumva ntakivuga mumenye ko natwawe na rura rukundo ruri hariya. Bye bye.